ni ukuvuga wowe mubyeyi niba urimo kwereka umwana wawe urugero rubi bitewe n'ukuntu ubanye n'umugore wawe, ukuntu ubanye n'umugabo wawe, biriya bintu abana banyu ni abanyeshuri beza barimo barabikurikirana kandi barabireba. Yes, ababyeyi barimo bashwana bahora batongana buri munsi, ugasanga abana banyu bari hagati babuze se ndajya ku ruhande rwa papa ndajya ku ruhande rwa mama, biragenda gute? Biriya bintu rero nabyo bituma tugira abana benshi bo mu muhanda, kuko hari igihe umwana agira gutya rwose akarambirwa intonganya zanyu za buri munsi, imirwano ya buri munsi, guhimana, kwicisha abana inzara, biriya bintu bigatuma abana bagira gutya, ugasanga urugo ruvuyemo arigendeye, ishuri rivuyemo, kuko ntabwo wowe wa mupapa we uzataha buri munsi wasinze utahaye urugo ngo umwana nicwa n'inzara abyuka ajya kwiga. Ugasanga mwarimu araguhamagara ati ariko se uyu mwana wawe ko atajya avuga bimeze gute? Uyu mwana wawe ko ahora acecetse? Uyu mwana wawe ko unamubaza akakwihorera bimeze bite? Ibi bintu mwababyeyi nongere mbisubiremo, papa mama niba mushaka kugira umuryango mwishimiye, uyu mwana iyi myaka arimo akeneye ubwigenge, akeneye ubwigenge. Nawe mubyeyi rero niba ushaka kumushyira mu bwigenge cyangwa se ukamubangamira wahita abona ko ari no kumubangamira, uramubwita sinshaka ko ujya aha, guma aha ngaha. Ku mwana ushaka kujya kwirebera umupira, ku mwana ushaka kujya kwirebera filime, ku mwana ushaka kujya kureba mbese ibigezweho hanze, urimo uramubangamira. Rero kugira ngo umuganirize, icya mbere agomba kubanza akakureberaho. Ese uramubwira urinde? Wowe mama urabwira umukobwa wawe imyitwarire yawe ni iyihe? Niba mama wowe utaha wasinze, urabwira umukobwa wawe ngo ntukajye kunywa inzoga ushingiye kuki? Niba umupapa anywa itabi cyangwa urumogi, urabwira umuhungu wawe ngo unywe urumogi ushingiye kuki? Byagorana. Niba wowe mubyeyi wambaye ubusa ukabunuza impenure ukagenda mu muhanda, urabwira umukobwa wawe ngo kwambara ubusa ushingiye kuki? Ese urumva uwo mwana ibyo numubwira ari bubyemere cyangwa ari bubishyire mu bikorwa? Wowe banza umuhe urugero. Abakunze b'Uwiha TV show mu kiganiro cyitwa Ganira na John Brian ndetse na Mama Zuzu, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubifuriza ibihe byiza cyane. Muraho meze neza nk'uko mubibona, ni John Brian ndetse na mugenzi wanjye Mama Zuzu. Nk'uko bisanzwe ndabashoje mbifuriza amahoro y'Imana, mugubwe neza aho muherereye hose. Rero mbere yo kugira ngo utangire iki kiganiro, ndagira ngo shimire abakunzi banjye by'umwihariko aho muherereye hose mu mpande zose z'isi, abari mu Rwanda ndetse cyane cyane n'abari mu mujyi wa Kigali, ayisaruti kubera ko muranezeza cyane, bimaje kunyereka imbaraga mushyira mu gukurikirana ibiganiro nkora, komenti zanyu, inyunganizi mugenda mumpa ku ruhande. Nukuri ko Imana ndabashimira cyane, kandi nta muntu udashimira burya abatanyurwa. Mukomeze rero mureke tubane nyine nk'uko bisanzwe, nakagaruka twaje. Yego Brian, uyu munsi turaganiriza iki abakunzi bacu? Umunsi tubafite ingingo ivuga cyane ku ngaruka abana mu miryango bahura nazo mu gihe ababyeyi babo babana n'amakimbirane. Uyu munsi ashaka kuba urimo udukurikira, udukunda cyangwa se usanga ukurikira ibiganiro byacu, ariko muzi neza ko abakunzi bacu icyo twitaho cyane ni ukureba ese ni ikihe kintu cyadufasha muri imibereho, ni izihe nama twajya, ni izihe nyunganizi twahana kugira ngo twese turusheho kubaho mu muryango tunezerewe. Brian, aka kantu ni ingenzi. Aka kantu ni ingenzi kuko tumaje kubona ko imibanire mibi y'abashakanye igira ingaruka cyane ku bana, yaba umwana mutoya, yaba urubyiruko, baba bamaze kwigira mu zabukuru. Bariya abana bahura n'ingaruka zikomeye cyane kuko ibyo papa mama bakora nibo barimo babo. Bavandimwe inshuti zacu, mwebwe mukunda Mama Zuzu nanjye ubwanjye, mwarimu uzi ko buriya umwana uyu munsi ushobora kumubona ari umusore ungana nkanjye cyangwa se undi uta, ukabona ameze nk'ikihare, ukabona ameze nk'ikihebe, ukabona ibintu akora biratandukanye, ukabona ibintu akora birababaje, mbese ukaba wakubwira ko ari umwana utarabonye uburere, ariko ukaba wasanga ukurikira neza background yiwe, wasanga ari n'ingaruka z'ibyo ababyeyi babanamo cyangwa se imibereho ababyeyi babana nawe. Brian, buriya ngo isuku igira isoko, kandi ngo mwene Samusure avukana isunzu. Ni ukuvuga wowe mubyeyi niba urimo kwereka umwana wawe urugero rubi bitewe n'ukuntu ubanye n'umugore wawe, ukuntu ubanye n'umugabo wawe,
biriya bintu abana banyu ni abanyeshuri beza barimo barabikurikirana kandi barabireba. Yes, isi ya none isigaye yarabaye nk'umudugudu, abantu bose bavuga yuko bihugiyeho bari gushakisha imibereho, ariko kandi aya makimbirane yo miryango nayo arogeye. Mamazuzu umaze iminsi ubyumva, haba mu bitangazamakuru bitandukanye, haba mu miryango y'aho dutuye cyangwa mu baturanyi, urabona ko ikintu cyitwa amakimbirane kimaze gufata indi ntera ikomeye. Ndetse urugero rwiza urubona nk'iyo ugiye wumvishe nk'ibyegeranyo by'imanza ziri mu Rwanda, ababyeyi barimo bashwana bahora batongana buri munsi, ugasanga abana banyu bari hagati babuze se ndajya ku ruhande rwa papa ndajya ku ruhande rwa mama, biragenda gute? Biriya bintu rero nabyo bituma tugira abana benshi bo mu muhanda, kuko hari igihe umwana agira gutya rwose akarambirwa intonganya zanyu za buri munsi, imirwano ya buri munsi, guhimana, kwicisha abana inzara. Biriya bintu bigatuma abana bagira gutya, ugasanga urugo ruvuyemo arigendeye, ishuri rivuyemo, kuko ntabwo wowe wa mupapa we uzataha buri munsi wasinze utahaye urugo ngo umwana nicwa n'inzara abyuka ajya kwiga. Icyo gihe kandi no kwishyura minerivare burya ntabyo ukora. Ntabyo ukora kuko uri mu kintu kimeze nko guhimana n'uwo mwashakanye. None se wabikora gute? Amafaranga uzanye umugore wawe yakura mu ipantaro nakajya utanabizi, cyangwa se nabwo ntunayamuhuga ukajya kuyahonga abandi bagore? Urumva ni ikibazo kinakomeye cyane. Rero mwababyeyi mwe ndagira ngo mbamenyeshe ko nimwe barimu beza baba bana mu byara, no kuvanga icyo uzakora cyose umwana wawe ababireba kandi biramugiraho ingaruka. Rero kugira ngo tugire sosiyete nziza yiyubatse, umuntu wese yafatiraho urugero, nuko papa mama muba abantu beza, mukaba abantu b'intangarugero, kubera ko n'abo bana b'insoresore cyangwa se abatwita ingimbi n'abangavu biriya tuvuga ngo baratunanira. Biriya bivuga ngo baratunanira nuko nta mwanya tuba twabahaye. Nta mwanya tuba twabahaye. Iki kintu bakunze bacu tugitekereza twibajije cyane ku buhamya bumwe twigeze kuganirizwa n'umukunzi wacu dukunda cyane, aho yavuze ati jyewe maze gushinga urugo nibwo nabonye ingaruka z'ibyo nabayemo mu gihe nari nkiri kumwe na papa na mama, kuko yari umwana yabituganira tuvuga ko rimwe na rimwe yazanatugeraho akatuganiriza idonido ryose uko ryagenze, ariko ari wa muntu wabaye umuryango, papa we na mama we bahora bashwana, bagahora iteka baterana hejuru, bagahora iteka bashwanira ku bintu batumvikanaho pe, buri munsi bagahora bashwana baterana hejuru. Umwana akura gutyo, noneho kuko umwana w'umukobwa yabaga akenshi ari kumwe na mama we, none agatangira kujya yumva ko mama ari urengana, agatangira kumva mama akamubwira ububi bwa se, akamubwira ububi bw'ukuntu papa ari umuntu mubi, ukuntu atabitaho, akura gutyo. Noneho amaze gushaka umugabo nawe yaje kujya yisanga abwiza umugabo w'ukuri, reka mbyite mbivuge mu mugozi ubu ngubu, ati nanjye naje gusanga umugabo wanjye mushyanukaho mushyomokaho. Ese uzi ko hari imvugo zikwiriye kukuranga niba ushaka kugira ngo umuryango wawe ube muzima kandi mwirinde amakimbirane? Mbese mwabikoraho iki? Mwabigenza gute kugira ngo mwirinde amakimbirane yo mu ngo, cyane cyane bigera naho bigera ku bana banyu, cyane ko ayo makimbirane ni ikintu kigera kikagera ku mvamutima z'umwana cyangwa se z'abana banyu. Umwana wanyu ugasanga muteye agahinda gahoraho, ugasanga umwana ntiyisanzuye, imyigire yisubiye inyuma, imibereho ye muri rusange gukora mu buryo buri mental cyangwa se mu ntekerezo ziwe hajemo akaduruvayo kenshi cyane kubera amakimbirane muhora mufitanye. Burya ushaka kuba ufite n'umwana waramubyaye akiri mu myaka 3, 4, 5 yisanzuye, ukabona n'umwana wishimye kubera ko papa na mama baganira neza. Ariko igihe hatangiye kuza amakimbirane mu rugo, ukabona wa mwana yarahindutse, umwana ahora atishimye, ntajya avuga, ntajya aseka, agahora gusa yihugiyeho yitekerezaho. Babyeyi rwose ibintu turimo gukora birimo biragira ingaruka ku bana bacu, ugasanga umwana yasubiye inyuma mu ishuri, kandi wenda nubwo bushobozi bwo kumushyira minerivare butarabuze, ugasanga mwarimu araguhamagara ati ariko se uyu mwana wawe ko atajya avuga bimeze gute? Uyu mwana wawe ko ahora acecetse? Uyu mwana wawe ko unamubaza akakwihorera bimeze bite? Ibi bintu mwababyeyi nongere mbisubiremo, papa mama niba mushaka kugira umuryango mwishimiye, mushimishwe n'ahazaza h'abana banyu, izi ntonganya, iyi mirwano yo mu miryango nimubyihorere. Ubundi umugore n'umugabo beza niba abantu bajya inama, bakicara bakaganira bakareba ibitagenda neza. Birashoboka wenda amakimbirane niba nanabayeho bakabagira ikintu kimwe runaka batumvikanyeho, nibakiganirire ahiherereye, bitonganira mu maso y'abana, birwanira mu maso y'abana, yumva, kuko uyu mwana niwe Rwanda rw'ejo, niwe muyobozi w'ejo, niwe mubyeyi w'ejo, nawe agukeneyeho urugero kugira ngo nawe azabashe kugira umuryango we.
rero ibi bintu mukora ugasanga urinjiye wigize intare mu rugo wigize imbogo ntushaka kuvugisha abo usanze neza ugasanga niba winjiye mu rugo abana bose baranyegeye abajya munsi y'ibitanda bajya kuryama basohoka bakigira hanze ibi bintu wa mubyeyi we urimo urangiza ubwonko bw'umwana wawe bavandimwe rero ibingibi tubitekereza kandi tubitegura ibingibi tubitegura ni uko twari tuzi neza yuko namwe aho mutuye hari uko mubizi cyangwa waba unadukurikiye iwanyu biriyo niba uri urubyiruko cyangwa se ukaba unadukurikiye uzi abaturanyi babikora batyo niyo mu bakunzi bacu dutegura iki kiganiro twifuza kugira ngo nibura duhurize hamwe ingingo 6 genamamazo twasanze zadufasha kugira ngo twirinde ayo makimbirane mu miryango turebe se arimo araterwa n'iki nawe aho uri waduha comment ukatubwira icyo ubona cyane kibitera ariko by'umwihariko twe twabishyize mu ngingo zigera kuri 6 uburyo wahoshamo amakimbirane yawe ingingo ya mbere turavuga ngo jya wirinda kwihorera rwose abantu babana rimwe na rimwe ushobora kunkorera ikosa cyangwa nkari gukorera ariko iyo ugiye kwihorera ku ikosa nagukoreye buryo burimo ukongeza umuriro mu wundi ariko buriya wenda ni nabyo nari nakomojeho amasahane burya ari kumwe mu kabati ntabura gukomangana n'izibanye ntizibura gukomanya amahembe amakimbirane mushobora kugira akantu mutumvikanaho ariko ibyo bintu ni mu biganireho mu birangize mwe kugirana ibintu by'inzika kuko njye sinibaza ukuntu ushobora gufata umugore wawe cyangwa se wa mugore ukuntu ushobora gufata umugabo wawe ukabika inzika ukumva urashaka kumwihoreraho kugera hahandi unanamwica nkibaza nti ese iyo mujya kubana muba mwarakundanye ese iyo mujya kubana ni umuntu uba waravuze uti reka ndangirizeho ibibazo byanjye wamwubahiye nuko uwo muntu wenda yemeye ko mubana ibyo bintu rero niba mugiranye n'amakimbirane nimwiyunge birangire nimwiyunge murangire ibintu byo kuvuga ngo urihuriye ngo ubwo yanze guhaha ngo nanjye ngo reka mbihahe ngo ariko ntabyo ari burya urimo kongera iki umutima mubi ashobora kuguhima akanga guhaha ukabyishakaho ukabihaha ukamubikira yatawute kareba umugabo mwiza kareba ku meza urumva nawe abirya afite isoni abirya afite isoni ariko bikamuha no kwitekerezaho umugore wanjye namuhimye sinahashye none yahashye arangaburiye babyeyi hari aho nagiye mbibona ugasanga umugore avuga ati jye nimbihaha ntabyo arya wenda ufashe ku dufaranga wasevinze bimwe njya mvuga ngo ba mama bakunda gusevinga cyangwa se wagiye muri icyo kirako wafuriye umuntu aguhaye ibyo 2 ugiye mu murima w'umuntu urahahinze aguhaye ibyo 3 uraje urahashye urariye n'abana bawe wogeje amasafuriya urayaranze ushyize hariya umugabo araje nawe umwimye ibiryo hari urimo gukurura amakimbirane mwereka urukundo urumva ni mwerera imbuto kumwerera imbuto bituma ahinduka urumva ko sinibaza n'umugabo ufite ubwenge nawe naza akarya ibiryo umugore yavunikiye kandi afite amafaranga ye yashyize mu kabari yajyanye mu bagore ngo naza arye 2-3 wamuhaye utabimwimye ubimuhanye umutima mwiza ngo narangiza areke kwitekerezaho ibyo bintu ntabwo bishoboka umuntu ntabwo yaba ari umuntu rero ibintu byo kwihorera rwose ni inkingi ya mbere mbi ituma mu rugo amakimbirane agumaho abakunzi bacu ni muzirikana akantu kamwe n'abakunda gusoma cyangwa bajya gusenga dore ko abantu benshi banahurira mu nsengero zitandukanye byo biruka ko bura n'ijambo ry'Imana tubwira ngo ahatari inkwi umuriro urazima cyangwa se ntiwaka kandi n'ahatari ugusebanya amakimbirane arahosha abantu basoma Bibiliya mu migani ibyo bintu muzirikana mwirinde kwihorera igihe uwo mwashakanye yagukoshereje irinde kumwihorera kuko uko ugenda urushaho kumwihoreraho kugira wumve nawe wakwishyura niko byongera amakimbirane mu muryango bityo bikagera bigira ingaruka ku bana mwabyaye ejo ugasanga umuryango wanyu wose ubaye nk'ibivume buriya rero hari akantu keza nabonye njya nkunda kubwira ababyeyi bagenzi banjye katuma umuntu amenya ukuntu mugenzi we atashye tuvuga niba uri umutware ukaba wagiye ku kazi madamu yasigaye mu rugo uratashye urakomanze njya nkunda kubwira ababyeyi ngo mubyeyi bari wowe uhaguruka ugenda ukingurira uriya mutware nakomanga bari wowe mukingurira numukingurira rero murebe mu maso numara kumureba mu maso buryo urebye umuntu mu maso ukamwitegereza umenya reaction ese uyu muntu arababaye uyu muntu arishimye uyu muntu arahangayitse uyu muntu afite umujinya urumva kuko burya ngo agahanze umugenzi kamenywa niyo yagiye aba yahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye rero iyo ugize imana ukabona atashye neza umusekere mumwenyurire umwakira ibyo azanye hanyuma urebe ko uwo muntu
akicara mu rugo agatuza. Yes. Hari abantu rero bashobora kubona ikiganiro nk'icyo bati ibyo murabyivugisha ntabwo muzi umugabo wanjye, cyangwa umugore akabati ntabwo uzi umugabo akabati ntabwo uzi umugore wanjye, byose nabimuzanaho ndakabati ntabwo uzi umugabo wanjye ni kasha ni kabutindi. Ariko njye mabwire ngo byose biterwa n'uburyo wahisemo kubaho no kubana. None se tuvuga umugabo we ni kasha, sibyo? Wenda uramukingurira atase yasinze, kandi uzi neza ko iyo yasinze aba afite amahane. Uretse ko hari n'abagabo basinda ari abana beza akaza aririmbira umugore we yadabagiye akunze abana. Iyo umurebye mu maso rero uhita umenya ngo atahanye ameze ati. Uko ameze rero nawe ubyakira uko umubonye. Tuvuge niba ubona afite umujinya, wa mugore we wamwakira ibyo afite niba hari ibyo azanye, cyangwa se ukamukingurira ugafunga umunwa wawe ugahita wivira mu nzira, hanyuma akaza gucururuka wenda mukaza kuganira ukamubaza icyo yari yabaye, ariko udahise umubwira ngo dore mbese reba ukuntu ruba rumeze, reba ukuntu kiza. Ibyo bintu abagore bamwe nitwe tunikubita, kuko ushaka gukingurira umuntu wifitiye umujinya cyangwa se uwamenye amakuru kuri wowe atari meza yaje yakurakariye, wamwidarasa imbere akabakwashije urushyi cyangwa umugeri kandi niwo bihomberamo. Ubwo rero icyo gihe niho hahandi ubyuka nawe ufata ikintu umutangirana ubwo, kubera ko nta kwihangana kwabaye hagati yanyu. Rero murebe mu maso umenye ngo arababaye, arananiwe, arishimye. Icyo gihe umuhe karibu, umwakirize ibyo ubashije kubona, kabone nubwo yaba ari amazi y'umugezi, umwakire ibyo azanye, umuzanire kabambira aruhura ibirenge. Abagabo bakunda abagore babitaho. Iyo keya mubyeyi niba utanabigiraga byige, akomanga bari bamukingura, wikohereza umukozi cyangwa umwana, wowe byuka va mu byo wari urimo ugende umukingurire, umubwire uti kaze mutware, karibu, turakwishimiye. Yego. Uwo muntu koko niyo aba afite umujinya ungana ute, wamwakiriye neza yaza akagukubita. Ngaye nguko rero mu ngo nyinshi ibyo bintu bisa n'ibyacitse turi butubwira, kuko nta mugore wapfa guhagarwa ngo gukingurira umugabo, ahubwo ati jyana urufunguzo cyangwa urwihorere cyangwa ugumeyo. Izo mvugo rimwe na rimwe nazo zongera umuriro mu wundi. Reka tujye ku ka kabiri kavuga ngo jya wita ku byiyumvo by'abagize umuryango wawe. Ka kabiri kavuga ngo jya wita ku byiyumvo by'abagize umuryango wawe. Hari igihe abantu bagize umuryango, niba uri bwana cyangwa uri umugabo mu rugo, utaho kumva ko uko utashye bakubwira wenda imbogamizi ziri mu rugo cyangwa se ibikenewe mu rugo, wenda ntunabyiteho cyangwa se wanabyiteho ugasanga ufite ubushobozi bwo kugira icyo ubikoraho, bityo ugasanga ntunabwije umugore wawe kuri mubwire situation urimo uko imeze, ahubwo ukavuga ati murakoze kubimbwira. Ubundi inkingi ya mwamba yubaka umuryango ni communication. Burya umuntu iyo mutafashe umwanya ngo muganire ntabwo umenya n'amarangamutima ye, ntabwo umenya n'ikibazo afite. Rero niba umuntu akubwiye ati mutware ndifuza ko tuvugana, muha umwanya. Abagabo benshi mw'abagabo mwe si mwese, ariko hari abagabo batajya baha umwanya abagore babo ngo baganire. Umugabo ashaka kuba afite ikintu gikomeye ashaka kukubwira ukamwima umwanya pe, mukamwima umwanya. Icyo nicyo cyagiye wangije amarangamutima ye, abonye ko ntacyo ari cyo mu maso yawe kuko umwatsa agaciro. Ariko nkuko nabibabwiye ntabwo mugomba kubivugira imbere y'abana, mubishakira umwanya mwiza wihariye utuje, mukicara mukaganira ikibazo gihari. Nubwo byaba ari ubukene mukavuga se ubukene tuzabwikuramo gute, mukigira hamwe ingamba zo kwikura mu bukene kubera ko mwaganiriye. Niba umugore yavuze ati mugabo wanjye dore amafaranga urimo gukorera uri muri asesagura, mutega amatwi, niwe mujyanama wawe wa mbere. Umugore wawe niwe mujyanama wawe wa mbere, umugabo wawe niwe mujyanama wawe wa mbere. Jewe iyo nkoma impande zombi, haba ku mugore haba ku mugabo, kuko hari n'abagore batarishashye. Umugabo akavuga ati ariko madamu wampaye akanya tukaganira, akavuga ati ndakwiyamye ntabwo nshinzwe wambonye nkuze. Ugasanga umugore arakurusha amahane. Abagore nabo bamwe turabafite mu miryango bisenyera ingo, niba baba batararezwe, niba batarahanuwe, ariko niba ariko baba bateye, abo bantu ntabwo bijya bibahira. Rero amarangamutima y'umuntu ntabwo ugomba kuyakinisha. Niba umuntu agusabye akakubwira ati mutware umugore mwiza, ndifuza ko tugirana kuri iki, tuganira kuri ibi ngibi, tega amatwi mwumve neza ibyo ashaka kukubwira, kubera ko ni ibintu ntabwo yifuza gusenya. Yego. Ingingo yacu ya gatatu iravuga ngo jya ufata igihe ubanza utuze. Mu gihe ubona mu rugo hashobora kuvuka amakimbirane atewe wenda n'ibyo mutumvikanyeho neza, gufata umwanya ukabanza ugatuza ni ingenzi cyane. Ndetse turareba ko bati niba bini ngombwa ubona binakomeye cyangwa se bishobora kuza gukomera, ushatse wanareba ahantu utembereye gatoya, uwo muntu ukamubisa gato, hari igihe umwanya wo gutekereza cyane aha niho hahandi nyine narimbuze nti niba umuntu wawe atashye ukamura mu maso ukabona uko aje, niba wumvisha aje avuga nabi,
wimubereye wowe urabona arananiwe afite stress polisi yamwandikiye Sofia yamufotoye imodoka yiraye kuri polisi mu kazi banamwirukanye nturabimenya utangiye kumuzana umubwiraho ibibazo turaburaye dore umwana arwaye namba imisatsi yagira sanabi ibyo bintu haryo umugabo akugarukanya abwira nabi abakurenganije oya ubundi umuntu umwanya ukurikije ukuntu imimerere yako kanya imeze niba ubona uwo muntu mushaka kubyara amakimbirane y'intonganya murebe uko ameze umwihorero w'umuretse mureka aruhuke baravuga ko iyo ngingo ijyana n'indi ivuga ya kane ivuga ngo jya uvuga ijambo mu gihe cyaryo burya hari igihe usaba ugasaba nabi mu gihe kitari byo ntunahabwe icyo wari usabye hari umubyeyi umwe kera yigeze kunganiriza arambwira ati burya abagore benshi nimwe mwikubita burya nta mugabo ukubita umugore w'umugore arikubita ko yaramuganirije inzira turimo n'ibiparuka turimo gutera barimo kuvuga bati umugabo yaramurembeje bimeze gutya ati hari umuntu waje kungisha inama atarambwira ngo umugabo wanjye buri munsi uko atashye arankubita undi aramubwira ati ariko burya ufashe amazi ukayajundika umugabo ntabwo yagukubita undi ati se ayo mazi arimo uhuyemuta n'umwana wanjye ndakubwiye ngo n'uzajya wumva umugabo wakomanze jya ufata amazi uyajundike icyumweru cya mbere cya kabiri ukwezi kuzashira uzabibona ko atazawukubita arangije aravuga ati wa muganirika ibintu umubyeyi ambwibwa ari mukuru amazi ko mba nyafite nazajya komanga nzajya nyajundika ku munsi wa mbere umugabo arakomanga umugore arakingura ajunditse amazi umugabo arinjira afata ibye aramwihorera ku munsi wa kabiri uwo munsi ntiyarokotse inkoni ku munsi wa gatatu ku munsi wa kane icyumweru gishira adakubise asubira kwa wa mukecuru aravuga ati mama urabizi uzi ko ntagikubitwa y'amazi uzi ko ari umuti undi ati se wabigenje ute undi ati narayajundikaga yakingura akaza nkigirayo nkongera ngakinga akagira ati kubera ko rero nabaga njunditse amazi nta kintu navugaga kugira ngo atameneka ati rero umunwa wundi ni ugukubita umunwa we ni ugukubita niba yinjiye akataha mu mimerere yarimo niba yasinze niba yifite ibibazo yahuye nabyo mu muhanda cyangwa n'ahantu yagiye cyangwa se n'aho akora runaniwe ukamubwira ngo ariko ubundi bizisaba uje n'isangane bya bindi ntabyo wavuze kubera ko warujunditse amazi cyane iyo yavuga byamaze ari kumeneka niba aje ukamubwira uti ubu ngubu reba turaburaye reba igihe ubutaye reba ukuntu uje wasinze ntabyo wavuze biriya nibyo bigukubita aya magambo rero muvuga mu mwanya utari uwayo niyo atuma amakimbirane azamuka niba hari n'ikibazo kiri mu rugo uzi ko uwo mubyeyi yanavuze ati nubwo nyina yaba yapfuye igihe utaramwakira ngo aruhuke abanze afungure iyo nkuru y'incamugongo yihorere kubera ko ushaka kuyimubwira na za stress yiriwemo ntabashije gufungura agahita afata inzira akagenda nubwo nyine inzu yaba yazanye urupapuro rubasohora mwakira abanze aruhuke yicara tuze anywa amazi niba hari amafunguro arye hanyuma nubona yamaje kurukumbuta ariko dufite ikibazo njye n'inzu yazanye piyo ariko utabimwakirije urumva uko kubimwakiriza ni ibimuhangayikisha kurushaho ntuzi ibyo yiriwemo byamuhangayikije uko bingana ariko niba amaze gutuza ashobora no kubwira uko yiriwe nawe ukaza kubona aho uhera umubwira ikindi wenda ushobora no kuba ufite amakuru atari meza wamumenyeho umugabo yeza ari mu ndaya yavuye mu kabari ari kumwe n'abandi runaka yakiniye amafaranga kuri betting yanyweye wabimenye nta n'igicaro azanye aho kugira ngo uhite umugura twagicucu wa mugawe amafaranga n'iki n'ibiki mureke uze kubimuganirizanya kuko iyo ubimuzanyeho nawe yifitiye izo stress yahuye nazo ahita kwasura nyine ngari ngo kore mwumva ko ari ibintu bitoroshye cyane baravuga ngo ujye wigendera intonganya zitaravuka abakunda gusoma biriya barabizi cyane ikindi rero kiravuga twashyize muri izi ngingo zacu kugira tuganireho abakunzi bacu karavuga ngo jya wirinda gukankama mama zamaze kubivugaho neza ati jya wirinda kuvuga nabi mu gihe utaramenya umuntu wawe cyangwa se umugabo wawe cyangwa umugore wawe ikintu kimuteye kumera nk'uko ameze muri aka kanya jya wirinda kuvuga nabi kuko ntuzi impamvu yabyo erega hari n'umugabo uvuga nabi bitewe n'ukuntu asanze umeze sibyo nawe niba uri umugore wiriwe mu rugo nta n'akazi ugira yinjiye mu buriri asanze ibyenda birunze ku buriri wenda arananiwe nasohoka akakubwira nabi buriya ntabwo ari wowe wibwiye nabi
araje yasanze ibintu byose muri salo birajagaraye wenda azanye n'umushyitsi ubwo ni umukojeje isoni kandi wiriwe mu rugo nta n'akandi kazi ufite nta n'ikindi cyangwa se wasanze ibipo by'umwana biri aho ngaho nakubwira nabi mu by'ukuri nawe uba wabigizemo uruhare rero wibangamira mugenzi wawe niba ushaka umuntu ukubanira neza nawe mubanire neza yego muri izi ngingo twakusanyije hamwe abakunzi bacu wiha TV show tunabashimira ko mudukurikira iya nyuma ya gatandatu iravuga ngo jya wihutira gusaba imbabazi kandi wikosora abantu benshi twifuza gusaba imbabazi ariko tugahora iteka dukora ibikosa bimwe ni ikibazo nacyo hari umuntu usaba imbabazi ariko nawe agahora asubiramo ikosa nanone akora gusaba imbabazi cyangwa se gutanga imbabazi ni impano ntabwo ari ibintu bya buri wese ushobora kubona icyaha mugenzi wawe yagukoreye ukumva ntiwamubabarira urugero ushobora gusanga umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ari kumwe n'undi mugabo mu buriri bwawe icyo kintu kukimubabarira ni ibintu biva kure ariko niba umuntu aciye bugufa akitekerezaho agasanga ko koko yakoze icyaha kandi yakigukoreye akakubwira ati mbabara ntabwo bizongera ese wamuhaye izo mbabazi koko ukareba niba bitazongera zimuhe burya kubabarira kugira ngo ubabarire banza utekereze uvuge uti mbese iki cyaha yaba ari igihe wagifatiwemo njyewe buriya ari kumbabarira banza ukishyireho wumva uburemere gifite hanyuma niba mugenzi wawe atinyutse agatera intambwe buriya n'umuntu utera intambwe yo gusaba imbabazi ntabwo aba asanzwe ni umuntu uba udasanzwe akakubwira ati mbabarira umugore wanjye nakosheje mbabarira umugabo wanjye nakosheje mbabarira ntabwo bizongera ayo mahirwe ya kabiri yamuhe yego abakunzi biha TV show rero murumva ko tuganiriye ku ngingo zitandukanye ariko kandi zifite umumaro cyane ko tubonye ko amakimbirane mu miryango ntabwo agira ingaruka kuri we mugabo n'umugore gusa mubakanye urwo rugo ngo mube babaye wenyine n'uriya mwana mwabyaye akaba ari muri gukomora mutongana niyo yaba ataramenya ubwenge buriya amaso ye uko arimo abireba uko muri kwitwarana hagati yanyu bigira ingaruka ku mibereho yiwe reka ngaruke kuri aka kantu k'abana b'urubyiruko turimo kubona tubyara bamaze kugera mu myaka ya myaka iruhije irera wa mwana kuva ku myaka 15 kuzamura kugeza kuri ya myaka 18 aba bana twese bamwe turabafite mu ngo aba bana barushirira ariko uyu mwana kugira ngo akurushirira nawe biterwa n'ukuntu utangiye ushaka kumugira inama cyangwa se kumugarura uyu mwana iyi myaka arimo akeneye ubwigenge nawe umubyeyi rero niba ushaka kumushyira mu bwigenge cyangwa se ukamubangamira wahita abona ko ari no kumubangamira uramubwira ati sinshaka ko ujya aha guma aha ngaha ku mwana ushaka kujya kwirebera umupira ku mwana ushaka kujya kwirebera filime ku mwana ushaka kujya kureba mbese ibigezweho hanze urimo uramubangamira rero kugira ngo umuganirize icya mbere agomba kubanza akakureberaho ese uramubwira urinde wowe mama urabwira umukobwa wawe imyitwarire yawe ni iyihe niba mama wowe utaha wasinze urabwira umukobwa wawe ngo ntukajye kunywa inzoga ushingiye kuki niba umupapa anywa itabi cyangwa urumogi urabwira umuhungu wawe ngo unywe urumogi ushingiye kuki byagorana niba wowe mubyeyi wambaye ubusa ukabunuza impenure ukagenda mu muhanda urabwira umukobwa wawe ngo kwambara ubusa ushingiye kuki ese urumva uwo mwana ibyo numubwira ari bubyemere cyangwa bushyire mu wowe banza umuha urugero numara kumuha urugero umubwire n'ingaruka z'ibyo agiye gukora ubundi n'ibinashoboka nushaka umuhe n'uruhushya agende kubera ko nukomeza kumwizirikaho ukamuzirika umuzanaho igitsuri umunsi yagutorotse babyita gucishumi azagenda akora ibidakorwa kubera ko azakora n'ibyo ashaka avuga ati n'ubundi ni yare niba ari iyo nda ntiwamugwita umwana w'umukobwa rero dore ugiye mu mihango niba ugiye mu mihango umukobwa agiye mu mihango iyo abonanye n'umuhungu arasama nta mwanya wamuboneye ibyo ntabwo wigeze ubimuganiriza ariko ibyo bintu uzabitegura ikiganiro cyagutse ibintu uzabitegura ikiganiro cyagutse kubera ko agahinda abana b'abakobwa benshi bafite bajya bananganiriza bakambwira ati mama turashaka kutugira inama mama yatuburiye umwanya papa yatuburiye umwanya ariko wowe ibintu uvuga tujya twumva byatwubaka umwana ugasanga aje kugushaka nakubwiye ati jyewe rwose mama nta mwanya
mama buri gihe ataha yasinze, mama buri gihe abavuga nabi, mama buri gihe musaba uruhushya akarunyima. Uzanganirize mama, ugasanga agahinda umwana aragafite. Umubyeyi ashobora no kuba atanasinze cyangwa atagiye mu buyobe, ariko imibereho y'isi turimo ikaba ituma atajya abona umwanya wo kumenya uko abana uyu munsi turajya ku kazi, twavayo tukiga, tugataha tugasanga nta nubwo ujya no mu cyumba cy'umwana ngo urebe niba hari cyangwa adahari. Umwana ugasanga niwe mbese niwe wimenya buri kimwe cye. Umwana araje atahanye telefone y'ibihumbi 300, ntunamenye ko ayitunze ngo umubaze naho yayivanye, kubera ko nta mwanya umubonera. Aba bana bacu rero baradukeneye babyeyi. Ikiganiro nzakigaho, nzagikora mu buryo burambuye. Babyeyi tuganire, aba bana bafite agahinda. Mwebwe n'undi wese adukurikiye kandi dukunda ufite inyunganizi ku bitekerezo nk'ibi n'izi ngingo tubagezaho abakunzi bacu, watwandikira inbox cyangwa se kuri nimero yanjye cyangwa iyamamazuzu zirahari kuri iki kiganiro, mukatwandikira hanyuma tukaba turushaho kungurana ibitekerezo kugira ngo hanyuma na comment ku munsi y'iki kiganiro ziremewe. N'icyo wifuza ko twagufasha, n'icyo wifuza ko twaganiraho ubutaha kikubaka, rwose bakunzi bacu ibyo bintu tubibahera uburenganzira buri gihe. Turabakunda murabizi, mudahari ntitwakwicara ngaha, kandi natwe mutadufite izi nama tubagira ntago zabageraho. Yego, hari abadukunda barakoze subscribe, turabashimira cyane. Ariko nawe n'udukunda ukaba turakoreye kuri iryo jambo ritukura ryanditseho subscribe cyangwa s'abonner mu gifaransa. Abakunzi bacu batuye mu gihugu cy'abaturanyi Burundi cyangwa mu bindi bihugu duturanye, handitseho s'abonner. Niba utarakora kuri iryo jambo rero ukore, hanyuma ukore no kuri notification cyangwa se kuri nzogera kugira ngo ikiganiro cyo dusohokeye kikugeraho. Cyane ko abakoresha Icyongereza bo bazaribona mu ijambo ryitwa subscribe. Dukunda kubivuga subscribe, igihe ubona umaje kureba ikiganiro ukareba ku imbere yo Uwiha TV show haracyari umutuku, mukunzi wacu ntabwo uradushyigikira. Mwamaze mbibasaba rero mukomeze mudushyigikire, mukore like ku biganiro twakoze niba mwabikunze, mwandike comment mutubwire ibyo dutekerezaho cyangwa se ibyo mwifuza, hanyuma ariko munakore na share ibi biganiro byiza tujya dukora bigere no ku nshuti zanyu. Turabashimiye rero, Imana ibahe umugisha. Nakagaruka tuba duhari kubera mwebwe, nta kintu muzatuburana. Brian, wakoze cyane. Wakoze cyane mama Zuzu n'abakunzi bacu badukurikiye, mwakoze cyane. Naho ubutaha kandi n'ubutaha tuzaba dufite ibyiza byinshi bibagira akamaro. Abasore n'inkumi nizere ko mukuyemo akantu muri Imana ibahe umugisha. Namwe babyeyi, ntekereza ko hari ibintu tuvuze buri wese yisuzume ku giti cye. God bless you to all. Imana ibahe umugisha kandi bye bye.